tukavuga yuko wenda Aisha ashobora no kuzakura ubukwe na Irene, ariko duherutse kubona Irene yateye ivi. Warayibonye iriya save the date ye no bita niba ari Liliane? Arayibonye, ariko ngewe kubera ko hakunda kuba amaplaka menshi muri iyi minsi sinigeze mbyegereza. Ariko numvise ari bamwe bagiye batanga na comment bavuga yuko yaba ari AI. Ariko se cya RTV ntuze Irene aracyamanaginga aba bakobwa cyangwa baba barashesha amasezerano? Amakuru mfite Irene nayo nkura ku mpande n'impande atandukanye, bishobora kuba birimo kugenda biguru ntege. Bishobora kuba ari biguru ntege kuko ashobora kuba urabona. Amakuru mfite nuko hari utwite ni Dorcas. Oya, Vestina yarabyaye. Vestina yagiye kubyarira hanze. Amakuru mfite ashobora kuba arimo no gushaka gutegura ibintu bya divorce. Nuriya mugabo we niba ari Odarago. Kuko amakuru mfite nuko yasanze muri kiriya gihugu arimo hari undi mugore afite kandi afite n'abana. Bivuze ngo uriya mugabo wa Vestina yarafite urundi rugo cyangwa se yarafite umugore n'abana. Bekaba ariyo ntandaro yaba yaratumye Vestina amwanga. Reka mbasuze kandi mbifuriza ibihe byiza mwe mwese mukomeje gukurikira Inguni Zose TV. Reka kandi mbashimire by'umwihariko abamaze gukora subscribe cyangwa se gukanda subscribe. Reka nkubwire nawe utarayikandaho nurebe iki kiganiro urebe munsi handitse ijambo subscribe, urikandeho niba utararikandaho, ukande kuri like ahantu hari agapfunsi ndetse usharinga ibiganiro byacu. Turi kumwe n'umutumirwa kandi ni umuhanga, ni umusesenguzi, ni umuhanzi, ni umunyamakuru, ni byose byinshi cyane, afite impano nyinshi zitandukanye. Tugiye kuganira mu bintu bimwe na bimwe biri cyangwa se ku nkuru zimwe na zimwe ziri kugenda zicicikana ku mbuga nkoranyambaga. Mbere yuko wenda twinjira muri topic, reka tubanze tumusabe yibwira abadukurikiye. Amazina yanjye ku badukurikiye ni Igabe John, niryo ry'ababyeyi, n'iry'ubunyamakuru nari mbabeshye. Mani Igabe Jean de Dieu niryo ry'ababyeyi. Jedo Inganzo n'iry'ubuhanzi. Bishimiye kubana namwe. Yes, Igabe John twari tugutumiye ahanga kugira ngo tuganire, atugire bimwe na bimwe tuganiraho. Hari inkuru ziri kugenda zicicikana ku itsinda ry'abakobwa babiri baririmba indirimbo za gospel, aribo Vestina na Dorcas. Yego, ba managingwa n'uwitwa Murindahabi Irene. Baherutse kumvikana inkuru nyuma yuko Vestina bagiye we na Dorcas bagiye mu gitaramo hari muri Canada, ndetse bajyanye na Murindahabi Irene. Murindahabi Irene akaza kugaruka na Dorcas. Hanyuma abantu bakibaza ati se Vestina yasigaye hehe, byagenze gute? Duherutse kumva inkuru yuko Vestina yaba yaribarutse umwana, ndetse hariya nyine n'ubundi muri Canada. Izo nkuru nawe warazumvishije? Narazumvishe, ariko turi naho ngaho ese twagarutse kuri Irene. Tubanze duhere kuri Irene. Irene sinzi niba umaze iminsi ubibona, wabonye ko yinjiye mu ruhando rwa sinema nyarwanda. Irene Murindahabi ubu asigaye arimo arakina filime, bafite filime yitwa Isereri, ngira ngo arimo arakinana cyane n'uriya mukobwa Aisha, n'ubundi bariga bavuga ko ari we ashobora kuzarongora. Ngewe ahubwo ntabwo nari nzi ko Aisha yakwatinga ari umuntu uciye bugufi. N'ukuntu twajya tubona mu mafilime menshi cyangwa mu makomedi y'abanyakso ari imbabura. Ariko buriya Aisha ni umwana mwiza. Mu rundi ruhande ako buriya ubona nta kantu k'urukundo hagati ye na Irene. Ubundi twese twajyanaga tubona uburyo bameranye, tukavuga yuko wenda Aisha ashobora no kuzakura ubukwe na Irene, ariko duherutse kubona Irene yateye ivi. Warayibonye iriya save the date ye no bita niba ari Liliane? Arayibonye, ariko ngewe kubera ko hakunda kuba amaplaka menshi muri iyi minsi sinigeze mbyegereza. Ariko numvise ari bamwe bagiye batanga na comment bavuga yuko yaba ari AI. Se rero
Irene akunda kugira ibintu by'ibanga, akunda kugira ibintu bye mu ibanga. Burya niba bivuzwe ku kinyamakuru gikomeye ariko se cya RTV, ntuze Irene aracyamanaginga aba bakobwa cyangwa baba barasheshe amasezerano? Amakuru mfite Irene nayo nkura ku mpande n'impande atandukanye, bishobora kuba birimo kugenda bigura intege. Bishobora kuba ari bigura intege kuko ashobora kuba urabona. Amakuru mfite nuko hari utwite ni Dorcas. Oya, Vestina yarabyaye. Vestina yagiye kubyarira hanze. Amakuru mfite ashobora kuba arimo no gushaka gutegura ibintu bya divorce. Nuriya mugabo we niba ari Odarago. Kuko amakuru mfite nuko yasanze muri kiriya gihugu arimo hari undi mugore afite kandi afite n'abana. Bivuze ngo uriya mugabo wa Vestina yarafite urundi rugo cyangwa se yarafite umugore n'abana. Bekaba ariyo ntandaro yaba yaratumye Vestina amwanga. Ikintu cyatunguye Vestina nuko nyine yabeshywe. Ariko buriya kari agakino ntago buriya Irene ntago yaba yarakazimo, wenda akaba hari ibintu byagiye bivugwa n'ubundi ko ngo Vestina na nuriya mugabo baba barahujwe na Irene, ariko harimo utuntu tw'uduceri. Njye ntekereza ko kubera ko Irene buriya ni umuntu ibikorwa byageze kure, ariko akaba ari umuntu ukunda ikintu bita amafaranga. Uriya mugabo amafaranga yarayakunda, amakokero koko arayakunda pe. Ariya mugabo azi gushaka amafaranga. Mu myaka ishize byigeze no kuvugwa ko hari amafaranga yajyaga arya Niyo Bosco. Ariko wa mugani, ariko bundi Irene ntiyamanagenze Niyo Bosco. Uyu munsi nsingira ngo ntago bakicana waka. Baratandukanye. Kuko byavuga ko Irene ashobora kuba hari amafaranga menshi arya Niyo Bosco. Cyane rwose pe, byavuze ko na Niyo Bosco ntago yabyemeje neza. Urumva ni ibintu byavuzwe cyane. Ariko buriya nta nduru ivugira ubusa ku musozi. Abantu banabiteraho komantere ati ni gute umuntu yaba afasha umuntu utabona. Urumva noneho bwa bufasha bukavamo kugira kumucuruza akamurya amafaranga. Icyo kintu nyine ni ikintu kiba kitameze neza. Urumva tunakomoza no kuri icyo ngicyo cyari yatsinda Vestina na Dorcas. Yes, tugarutse kuri Vestina na Dorcas, ubu kakanya urabizi ko Vestina yaje kuva muri ADPR agatangira agashyiraho imisatsi, akaboha imisatsi. Muri umuna we Dorcas we ningira ngo niwe wari usigaye, bavuga ati uyu nguyu wenda we azakomeza gume muri ADPR, ariko nawe mperutse kubona nawe yashyizeho cyane pe, yiteye aka makeup kuntu nawe bavuga yuko nawe rwose ubu ngubu ngo mu minsi mikeya nawe turaza kubona igikwe. Arega ADPR iragoye. ADPR iragoye. Ashyiraho amananiza. ADPR ishyiraho amananiza rwose. Urabona bari abana. Nanjye nari nyirimo nyivamo kubera bari abana urwego bagezeho. Urumva urwego bagezeho surwo kugira gukurikiza ya migenzo yo muri ADPR. N'abana bakeneye gukorera amafaranga. N'abana bakeneye bafite n'amafaranga kandi bakeneye no gushaka yandi. Bafite amafaranga. Rero inuza uburirimbyi bwabo nta mupaka bufite. Kandi ADPR ibishaka kugira ngo igufungire ahantu mu gapangu, bivuge ngo hano ntabwo ugomba kuharenga, ntabwo ugomba kurenga umupaka. N'abana bakeneye kugeza inuza ubutumwa kuri buri muntu wese. Urabona ko ejo bundi hari inuza alubumu bakoze y'indirimbo zo mu Giswahili. Indirimbo z'Igiswahili n'icyongereza ngire. Urabona ko yarebwe cyane. Yego. Ko n'abana bakunzwe tubyemere. Nawe muntu udukurikiye rya tsinda rya Vestina na Dorcas n'abantu igihugu cyakunze. Bahawe imodoka na Madame Jeannette Kagame. Urumva n'abana bakoze ibikorwa bigiye bikomeye cyane, kandi n'abana banavuzweho byinshi bigiye bitandukanye. Saga ikomeye cyagiye bashaka noza Irene ngo ngarashaka kubarya cano, sinzi ko byahiteze. Yego. Na ubundi abona niho babuzwe cyane, twese turavuga ati noneho birarangiye. Bivuze ngo ubu ngubu aka kanya umuntu witwa Vestina ari muri Canada ndetse n'uruhinja
ntabwo ubu bari kubana n'uriya mugabo we witwa Ouedraogo. bavuga ko Vestina arimo kwibana, biravugwa kuko nta muntu uri nta muntu uriyo. dushobora no kuvuga ngo wenda ntago ari kubana n'umugabo kandi banari kumwe banaryoshye bameze neza, bikaba nyine ari amakuru ya showbiz. urabizi ko showbiz nyine ibitembereza amakuru agiye atandukanye, ariko niba ikintu kivuzwe n'abantu 2, 3, 4, 5 burya baravuga ngo nta nduru ivugira ubusa. Hanyuma rero uyu mukobwa witwa Dorcas we amakuru amuriho uyu munsi ari kumuvugwaho uyu munsi. Dorcas urabizi ko ari we wasigaye mu rugo, nawe waje bundi wabonye yatangiye kwikubitaho imisatsi, nawe baravuga ati ADEPR yivuyemo nawe. Hanyuma abandi batangira gukora ya mafoto ya AI ngo nawe ngo umusore yamutereye ivi. Ngira ngo uyu munsi ubu ngubu witwa Dorcas ahagaze ati. Dorcas na muziki aheruka gushyira hanze, nyine ni ibintu biri prive. noneho manager wabo muri iyi minsi yibereye, urabona ko muri Ndahabi uyu munsi yibereye muri filime, ndetse barimo baravuga ko ariyo irimo iramwinjiriza ibiceri. Banavuga yuko ibintu bijyanye n'umuziki wa Vestina na Dorcas bishobora kuba biri mu marembera cyangwa se bishobora no guhita bihagarara akikomereza ibintu bya sinema. Ngewe icyo mbona cyo nuza Irene muri Ndahabi ni umuntu ureba kure kandi utareba hano hafi. Yarabonye aravuga ati iri tsinda ndabona ritakiri kunyinjiriza, niba birimo kugenda bijegajega kashaka indi pra ni za pra nk'iz'abari Sport. Akuriya filime yitwa Isereri irimo iraca ibintu muri iyi minsi nanone tuyigarukeho. Urabona iriya filime Isereri, urabona iriya timu Irene arimo gukora n'abantu yaremye, yabanze kurema afata Aisha muzana. Yazanye Aisha, azana umuntu bita Tonalité, urumva harimo nabandi agenda abo bantu bonyine bafite fame. Urumva ngo yabanje azana abantu barabanza bakurura imitima y'abanyarwanda, barabanza barabakunda, nyine abakundisha abantu. Umuntu witwa Aisha ni umuntu abantu bamaze gukunda cyane. Tonalité ni umuntu abantu bakunze cyane. Urumva rero nta kuntu bakora iriya filime ntirebwe cyane n'abantu benshi. Mbese ni ikintu yaremye kera abantu nyine agakora ibiganiro abantu batazi ikintu arimo kurema, arabanje afata bantu abakundisha abantu, yubaka rya zina ryabo, ararizamura. Nge ntekereza ko na ruriya rukundo rwabo iwe na Aisha ari nuza ari project ari mategura. Ariko bavuga ko nanone ura rukundo rwa Irene na Aisha ngo byaba ari prank. Ariko ejo ndi hari ahantu yamututse amubwira ati niba baragutwaye tubatwara imbwa, atubone baragutwaye uri imbwa. bari abantu ntiwamenye ibintu byabo. Biriya ni ibintu barakorera amafaranga menshi. Ni ibintu agiye mbona hari abantu bakora ibintu bisa nk'are nk'agatwiko, ariko barimo barategura ibindi bintu imbere. Nk'urugero na Nyambo na Titi, urabizi ko Nyambo na Titi nabo bahitinze, ariko byageze ejo bundi abantu bose bamaze kubakunda, ubwo witwa Nyambo abakase Titi. Ariko uyu munsi Titi we yari yarabifashe nk'ibintu biri serious, ubu uyu munsi ari mu marira cyane. Ari mu marira. Kimwe nuko nshaka kubwira abantu ko burya muri uru ruganda rwa sinema, iyo ushaka kurufatisha neza urabanza ugategura wa muntu uzaba main character. Urumva urabona ko iriya filime Irene urumva nanuza na Aisha nibo main character. Bari kugaragaza ya emotion y'urukundo, urumva kimwe n'abantu niyo babonye iriya gutera ivi bahita bataka Aisha kubera niki barabona urukundo rwe hagati na Irene mu maso, atari no kuvuga ngo ni filime gusa, ahubwo hari ushobora kuba ubuzima busanzwe. Nge ndabona iriya filime izajya kurangira Irene na Aisha rwose barabana. Ntabwo turamenya neza, turacyari mu gihirahiro hagati ya ririya Irene yatereye uriya mukobwa ngo ni Liliane, ndetse bagashyira save the date niba koko biriya bintu ari prank cyangwa se ari AI yabikoze. Nanone hagati ya Irene na Aisha nanone niba koko harimo urukundo rwa nyarwo, cyangwa se wenda kwara kugira ngo badushuke tubanze dufate imitima yabo, hanyuma bazabona uko bakinira filime kugira ngo tuyikunde.
ntabwo turabimenya neza, ntabwo wapfa kubimenya. wenda n'abadukurikiye bazagira icyo batubwira muri komenti, ariko reka natwe tubitega amaso. Yego. Tunabashakira andi makuru agenda atandukanye. Ibiganiro byacu nakagaruka. Reka tubashimire rero abari badukurikiye mu biganiro byacu by'ubusesenguzi ndetse no kugenda dutangaza bimwe mu bigenda bicicikana cyangwa se amakuru agenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga. Ibyacu nakagaruka ejo n'ejo bundi. Ibiganiro byacu ni episode. Reka rero dushimire abakurikiye Inguni Zose TV. Tubibutse nanone abatarakora sub, ariko hari channel yawe ngire ngo nayo wabwira abakurikiye Inguni Zose TV nabo bakayisura bakareba n'ibiri. Yego, channel yanjye ni Jado Inganzo TV. Ni wa munyamakuru wanyu Igabe John, ubagezaho byinshi bigiye bitandukanye, ubatumira abasitari bagiye bitandukanye, sinema nyarwanda, abaririmbyi bose batandukanye. Niba rero ukunda Jado Inganzo TV, kora sub tena comment, ni inkunga ikomeye cyane. Hanyuma rero ikindi nabwira abadukurikiye filime n'amakomedi ndetse n'amapranka, ntago tuzatubikurikirana kuri Inguni Zose TV. Twafunguye iyindi channel yitwa Brown Entertainment, niho hariho seri ya mbere na seri ya kabiri y'amabi ya ghetto, ndetse hariho n'ibindi tuzadushyira n'ibindi biganiro by'imyidagaduro bibasetsa bikabashimisha. Ibyacu nakagaruka, njyewe ndi Brown T. Ciao.